benshi kubw'imbabazi. Amen. Mbonamo na wa mugabo bita umwe wari hajyari Inde Bamporiki Edouard. Amen. Nawe wo mugabo bose ukagira ngo ari haragusengera kandi amara kwikurizamo ibintu. Ugasanga ibyo byose abikukurijemo arabigusigiye ngo ariho aragusengera. Cyane cyane abantu bafata mu mitwe, mwitondera abantu bafata mu mutwe ngo bamo barabasengera. Abo bantu mubitondere kuko Satani yarahaguruka. Abo bantu rero mubitondere cyane, mube maso musenge. Bigire kuri Bamporiki. Ese abantu yenda bashobora kutabisobanukirwa, turagira ngo udusobanurire neza. Ndumva ntawe utabisobanukirwa. Nese Bamporiki ntiyari mu kazi, ntiyakoraga. Kirakoraga, ufite akazi keza, ariko buri Imana iguhaye akazi gatangira gutandukira. Mube maso musenge. Mube maso musenge, Imana y'amahoro iturengere. Amen. Hanyuma andi message nayo ni abantu bababara umugongo, baheke mu mugongo, abantu bafite uburwayi bw'amaguru, nabwo ndongeye mbisubiyemo. Hari n'abantu nanone batonekara mu kiziba cy'inda, barwaye mu kiziba cy'inda. Si abadamu gusa n'abagabo nabo bibaho. Nabo Bamporiki Edouard nayo namubonye amafungurwa. Imana irambwira ngo Imana ni nziza. Imana amahoro irambwira ngo abantu bamwigireho. Bamporiki Edouard, Imana yambwiye ngo abantu bamwigireho. Imana itanze imbabazi. Amen. Imana yambwiye mbwira abantu ngo itanze imbabazi ku bagororwa. Amen. Ku bagororwa Imana y'amahoro itanze imbabazi. Murihangana. Yego. Ntabwo ndakira neza ariko ndiho ndoroherwa. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bafite abantu bafunze, abagororwa, mwese mubyumve. Imana yambwiye ngo itanze imbabazi. Abantu rero abantu bareke kwirara, Imana nishyiraho igakuraho. Imana ibamugisha rero. Urabona hari ikintu uvuze Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'imbaraga, ni Imana yo kwiringirwa. Ishoboye byose, ntabwo ishoboye ikintu kimwe. Yego. Imana yacu rero ni nziza, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Nta kindi twakwizera, ntitwakwizera abana b'abantu, ahubwo twakwizera Imana. Imana rero ntabatindiye. Imana itanze imbabazi. Amen. Imana yambwiye mbwira abantu ngo itanze imbabazi ku bagororwa. Amen. Ku bagororwa Imana y'amahoro itanze imbabazi. Murihangana. Yego. Ntabwo ndakira neza ariko ndiho ndoroherwa. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bafite abantu bafunze, abagororwa, mwese mubyumve. Imana yambwiye ngo itanze imbabazi ku bagororwa. Amen. Imana yongera irambwira ngo mbabwire, nabonye hafungurwa abantu benshi. Abanyafungurwa abantu benshi kubw'imbabazi. Amen. Mbonamo na wa mugabo bita umwe wari hajyari
inde Bamporiki Edouard. amen nawe wamubonye Mbona mubonye amafunguro. Bamporiki Edouard. Nayo namubonye amafunguro. Imana irambwira ngo Imana ni nziza. Imana amahoro irambwira ngo abantu bamwigireho. Bamporiki Edouard. Imana yambwiye ngo abantu bamwigireho. Amen. amen Imana yambwiye ngo abantu bamwigireho. Umuntu wese Imana yagiriye neza. Ariko Imana igira neza. Muri iyo ubonye akazi, ukabona akazi, ni Imana ibikaguhaye. Imana yambwiye ngo abantu bose bamwigireho. Abantu bose Imana yagiriye neza. Abantu bose Imana yagiriye neza. Uwo yagiye neza wese yirinde neza, yirinde gukora ibyaha, kuko nijye Imana niyo. Yamwe mu bwenge kuko nijye kuko niyo izamura kandi igahana. Niyo izamura kandi igahana kandi ikanamanura. Hari umuntu ubona akazi, yabona akazi akumva mbese yabaye umuntu w'igitangaza. Imana yambwiye ngo nitanga akazi kandi kanagakuraho. Abantu rero birinde ibyaha, abantu birinde gusebanya, abantu bagendera ku mategeko y'Imana ndetse no ku mategeko igihugu kigenderaho. Hari abantu badakurikiza amategeko y'igihugu igihugu kigenderaho, aribyo nyakubahwa perezida wacu akunda kuvuga cyane. Habereye inama, abantu batita ku baturage kandi ari inshingano zabo, ugasanga umuyobozi arabwiriza abantu kandi biri mu nshingano zabo zo gukora ibyo bakagombye gukora. Imana rero yambwiye ngo mbabwire ngo nitanga akazi kandi mugomba kugira gute, mugomba kubaha akazi. Abantu rero bareke kwirara, Imana nishyiraho igakuraho. Imana ibamugisha rero. Hari ikintu uvuze, uravuga ngo abantu bigire kuri Bamporiki. Ese abantu yenda bashobora kutabisobanukirwa, turagira ngo udusobanurire neza. Ndumva ntawe utabisobanukirwa. Nese Bamporiki ntiyari mu kazi, ntiyakoraga. Kirakoraga, ufite akazi keza, ariko buri Imana iyo guhaye akazi batangira gutandukira. Imana y'ibireba mbere, ariko wamara kubireba mbere igatuma uwagushyiza uwatowe uguhagarariye. Abantu rero bareke kwirara. Ndiho mbabwira ngo babere intangarugero, nubwo agiye gutaha ariko agiye gufungurwa, ariko abantu bakamubereyeho urugero, bakamurebeyeho urugero. Abantu ntibakora imirimo bashinzwe nk'uko biri ngombwa, abantu bakomeze bagira bati bakore
bakora akazi kabo uko bisabwa. Kuko buri umuyobozi mukuru yamanutse akajya mu ntara, akajya mu turere, akajya kubwira abantu ngo bagomba gukora gutya, bagomba kugenda gutya, nabo baramuvuna. Baramuvuna, ntabwo biba bikwiye. Abantu rero bakore uko bikwiye, akazi bagakora uko badakwiye, kandi niba usenze ugasengera akazi gakora uko bikwiye. Imana ikaguha kugakora nyine, gakore wibangama cyangwa ngo ubangamire abandi. Ukaba ushatse kuvuga ko abantu bamwigiraho ko ntaho utagera Imana, ntaho utagera ngo ukore icyaha Imana ibure kukiguhanira muri rusange rwose. Imana irahana. Yego. Imana irahana, kandi nta kanyafu Imana imucishije. Yego. Abantu rero birinda umunyafu w'Imana ntabwo ari mwiza. Nibyo, ni byiza. Ubwo Imana yaberetse ko agiye guhabwa imbabazi, buriya nawe azarushaho kwitwara neza, bimutere kutazongera gukora amakosa, kandi n'abandi bamwigireho nk'uko ubivuze. Ni byiza yuko buri wese ahagarara neza mu nshingano ziwe. Urakoze. Wanavuze ko buriya ubundi mu murimo w'Imana tugomba no guhugurana. Yego. Nanjye wampugura, n'undi wese nkunda guhugurwa. Ni byiza rero ko tugomba guhugurwa kandi tukanatanga mesaje mu bantu bafite akazi kugira ngo bamenye icyo Imana ishaka. Si byose. Yego. Niba hari abakomerekeje bihangane, ariko bahindura imyitwarire. Tugomba guhugurana. Ntabwo ndi umunyabwenge mu by'Imana cyane, n'undi yampugura, nanjye namuhugura. Tugomba guhugurana, kandi mesaje mba ntanze niyo mba nahawe, ntabwo ari ibyo mba nitekerereje. Inshuti zanjye, mukomere rero kandi ndabakunda. Urakoze cyane. Ndibaza byumvikanye. Uvuze no ku bandi bantu bafite ababo bari bafunzwe, ugira uti wabonye Imana itanga imbabazi, ubwo izakoresha nyine uwo yimikiye kuba Mose w'Abanyarwanda, izamukoresha nk'uko n'ubundi isanzwe imukoresha. Gusa imbabazi arazitanga umusaza. Muzehe rwose atanga imbabazi. Nibyo, ndumva ari ibyishimo rero bikomeye. Tuzabona abantu benshi bashima, bavuga bati Imana yarakoze, umubyeyi iramuduha kugira ngo ajye arushirizaho kutugirira neza, kuko niwe igikoresha. Urakoze cyane rero. Ndibaza nk'uko wari wavuze uti ntabwo biri burenga iminota 20. Ntabwo twebwe tuba dukeneye ibintu byinshi, nabyo Imana yabitanze turabyakira, ariko mesaje Imana yashatse gutambutsa iyumvikanye. Reka ngusabe kugira ngo rero usenge Imana. Usenge Imana, kandi Imana y'amahoro ikomeza kutugirira neza, ikomeza gushyigikira abarwayi, ishyigikire buri wese yifuza. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinda ukaturengera, tukatugejeje amasaha tugihumeka umwuka w'abazima. Si ku bwacu kuko hari benshi bahise, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Hari impamvu wadusigaje, no kugira ngo dukomeze tuvuge neza yawe, no kugira ngo dukomeze tuvuge ibigwi byawe, no kugira ngo dukomeze tubwire abantu ubutumwa bwiza. Bana natwe rero tugendere twubahisha, turasenga kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana amahoro iguhereze umugisha wari udukurikiye. Kora subscribe, ndetse ikiganiro gisharinge n'abandi. Ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke, kandi wahamagara umukozi w'Imana ku iyo nimero yabanje yatangiye avuga mu kiganiro, mugasenga, wamugurira amazi, wafasha umukozi w'Imana. Ibyo ari byo byose Imana igukora ku mutima, ukamenya icyo ugomba kumufashisha. Uwiteka Imana rero akomeze abagirire neza, kandi abagure muri byose. Natwe tuzakomereza aho dusenga kugira ngo izo mbabazi kubemeye, kubo Imana igiye kugirira neza bashoje ishuri ryabo, zizakwiragire no kuri bose. Yesu rero aduhana umugisha. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, nk'uko mudahwema kudukurikira ku Imana Irahari TV. Nk'uko rero mubibona hejuru, ntabwo ndi buze kuza kuvuga byinshi, ahubwo ndaza kubereka itangazo nsomye ku kinyamakuru Igihe riragira riti
Perezida Kagame yahaye imbabazi abarimo Bamporiki Edouard. Niwe muntu ndi buze gutindaho cyane kuko niyo nkuru iheruka hari TV. Abadukurikiraho mwarabibonye ubwo twari kumwe n'umuhanuzi Mugabe Eric, kandi nkuko mumaze kubibona muri aka gace gatoya nabanje imbere, Mugabe Eric twari turi gukorana ikiganiro turi i Kanombe. Umwuka w'Imana umusanga mu kiganiro, Imana imubwira yuko igiye guhereza imbabazi, igiye kurekura nyakubahwa Bamporiki Edouard. Nkuko mubizi rero, Bamporiki Edouard yari yafunzwe akurikiranyweho icyaha cy'ezandonke cyangwa se cyo kwakira ruswa cyangwa gukoresha umwanya we arimo mu nyungu ze bwite, kandi muze neza ko yari yatiwe. Ariko uyu munsi wa none yahawe imbabazi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ubuhanuzi rero, impamvu ngarutse nje mvuga ku kintu cyitwa ubuhanuzi mu by'ukuri, umuhanuzi arahanura, abantu benshi ntibabiha agaciro, abandi bakabipinga, abandi bakavuga ati yenda ni amaco y'inda, ariko ngewe ndabibonye kuko ikigaragara akimara guhanura ubuhanuzi nta n'ukwezi kurarangira. Mu ijuru rero hari Imana ikora, mu ijuru hari Imana ivuga, mu ijuru hari Imana itegeka bikaba, mu ijuru hari Imana ishobora byose, kandi ijya yerekana ibintu ndetse ikerekana ibintu bigomba kuba. Hari igihe ushobora kumva ubuhanuzi bitewe n'ubuhanuye ukabutesha agaciro bitewe n'isura afite, bitewe n'intege nkeya afite, bitewe n'uko atagaragara neza cyangwa n'uko wowe utamwiyumvamo. Ariko Imana iriho iravuga, Imana irakora, Imana iratabara. Imana yacu ni Imana y'imbaraga, ni Imana yumva. Yabuhanuye rero tubona ko mu by'ukuri bishobora kutazakunda, cyangwa se tuvuga dutereka tubiharire Imana, cyane cyane ko Bibiliya ibigaragaza neza umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye byose bisohoye. Yarabivuze rero, kandi abivuga ashize amanga, ndetse akomeza kuvuga ngo abantu bose bamwigireho, ntibajye bijandika mu mafuti, ngo hari n'abandi bari mu ntebe Imana yabashyizemo bakwiye kwitwara neza, bakirinda ibyaha, kuko icyaha ni kibi. Leta ntishaka abanyabyaha, kandi n'Imana nayo ntabwo ikunda abanyabyaha. Imana irashaka yuko dukora ibyiza, Imana irashaka ko dukora ibyo gukiranuka, Imana irashaka yuko dukora ibyo yaduhamagariye. Uwo yahaye akazi akagahagararamo neza, uwo yahaye akazi mu nzu yayo akabikora akabihagararamo neza. Ndagira umwana nabibonye, hari no mu bishop nawe yari yakomeje guhanura cyane, avuga ngo hari umuntu ukomeye mu by'Imana ugiye gufungwa kubw'amakosa yo gukora umurimo w'Imana nabi. Ni nkabyo rero n'ubundi tubonye none ahangaha ni bikomeje kugenda bisohora. Ntabwo rero ndi gukora iyi nkuru kugira ngo mumwemere, ahubwo ndakora iyi nkuru kugira ngo twemere ko Imana ikora. Imana iravuga, Imana iratabara. Ntabwo rero ari hafi, kubera ko murabizi neza ko amaze iminsi arwaye, yagiye kwivuza, n'abakomeje kumushyigikira mwese muhabwe umugisha n'Imana. Ubwo niyoroherwa tuzamupostinga, tuganire, atubwire uburyo yabyakiriye nyuma yo kubihanura, nyuma yo kuvuga uko bigiye kugenda. Azatubwira neza uko amakuru yayakiriye. Ariko ntabwo twababazwa nuko ubuhanuzi bwasohoye, ahubwo dukwiye kunezezwa nuko nibuze Imana ivuga bigasohora. Hari abantu bagiye bavugana n'Imana kera, hari abantu bagiye babana yo mu butayu, abandi bakabana nayo mu nzu yayo. Uyu munsi none
bikaba bitagikunze. Ariko ntabwo Imana yabaretse, ntabwo Imana yahinduye amasezerano. Ijambo ryayo riravuga ngo ndinde ijambo ryanjye kugeza ubwo risohoye, ngo naho imisozi yakurwa hayo, haleluya, Imana ishimwe, ngo igatabwa imuhengeri, ntabwo Imana izegera ihindura icyo yavuganye nawe. Ntabwo Imana izahindura icyo yavuze, kuko ni Imana ivuga, ni Imana isohoza. Abanyamasezerano mwihangane, isaha n'isaha amasezerano yanyu azasohora, kandi ibyo yavuze bizaba. Ntabwo izigera ibabeshya, ntizigera bakoza isoni. Dushimiye Imana rero, kuko mu ijuru hari Imana ivuga, mu ijuru hari Imana ikora, mu ijuru hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ikeneye ko abantu baba maso, Imana ikeneye ko abantu banga icyaha n'igisa nacyo, Imana ikeneye yuko abantu bakora ibyo gukiranuka, naho ibindi byose birukamo n'inyongera. Ibindi byose ntacyo bivuze, gifite agaciro no gukiranuka, kandi ibintu byose ukabikora mu gukiranuka. Sawa, Yesu abahereze umugisha. Shalom.